bakanampanurira. Oya reka tunabatinyure tuvuga iki kintu. Kuvugisha Julienne soko bafite amafaranga. Rugera burari nk'umubyeyi twaraye tuganiye. Ni ukuri pe nabwansi. Ari mu bihugu byanze bitandukanye sinzi n'icyo gihugu ko bakivuga ariko we buraranze. Arakuzi. Umuntu agira icyifuzo cyo kurya akajya gusengera ibiryo kandi ikindi akajya gusengera amafaranga. Usengeye ibiryo, usengeye amafaranga, usengeye imyenda, usengeye n'inzu, usengeye inkweto. Byose urabisengeye ariko usengeye n'iki n'amafaranga. Ariko reka mbakosora akakantu ntago ibyo bintu byose wabisengera ngo uzabishobore watagangarira mu nzira. Ahubwo ikintu ukora menya haleluya haleluya akugira ngo umenye ko ari njyewe witeka uguhamagaye ko ari njyewe Mana ya Isirayeli igiye kukuneshereza amahanga ari imbere yawe, igiye kukuneshereza intambara ziri imbere yawe, igiye kukwishurira ideni wananiwe kwishura. Yabita twejereje ubugingo ntago ibivuze ngo nubwo tutigeze kuyimenya itugarutseho hanyuma nawe Imana ikugiriye icyizere nanjye Imana ingiriye icyizere. Birashoboka ko utayisobanukiwe, birashoboka ko utayihaye agaciro ariko Imana y'amahoro ikugiriye icyizere. Iravuze ngo iraje iringaniza ahataringaniye ku buzima bwawe. Yego. Yes, ni by'agace gakomeye ku Data Man of Recon Ike TV amarimo nakuze kubona namwe. Anjewe nitwa David nk'ibisanzwe ndabasoje hose mwamuherereye mwamuri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda. Mwumve ko mbasoje kana babwira ko bakunda cyane bivuye ku mutima n'abakunda cyane bivuye ku mutima. Sinafata akanya nkane n'umuntu muri kona imbere yanyu kuri kamera za Gona Ike TV ndetse nandi Umukristo TV niyo shene ya kabiri turi kumwe nayo ndi Umukristo TV. Imbere yacu rero hari umuhanuzi, umwana w'Imana, umukozi w'Imana, ikiruta byose kabakunda Imana. Wenda nshobora kubabwira umuntu uri imbere yanyu mukumva ko ari umuntu ngize ute woroheje. Curiye kuri guseka. Ndi guseka. Nikabanze nguvugeyo gatoya. Yego. Iyo umuntu ni umwana w'Imana. Yego. Niba muzi gukurikira neza, umwana mu rugo nike kintu abasabwa. Umwana mu rugo ashobora kuba agomba kuba yujuje kuba ari umwana n'indangagaciro z'iki z'ubwana mu rugo. Ushobora kuba umwana w'Imana ariko utabahe mu rugo kuko twese turabana b'Imana burya. Icyo kintu babanze bakimenya. Icya kabiri, uyu ni umuhanuzi uhanura ibya hano bikagira ute bigasohora. Ngewe nandika kuri titre nshobora kwandika ati umuntu ukubwira hazaza. Ni nabyo akubwira hazaza kuko ibyatambutse ntago akeneye kubikubwiye kuko warabibonye. Cyokora ashobora kubikubwiye nk'ikimenyetso ko ibyo akubwira kugira ngo ubyizere. Yego. Ariko sinzi abantu bakunda kuvuna ijwi ry'Imana. Hari abantu bakunda kuvuna ijwi ry'Imana ukamubwira ukabona ashaka kubishidikanya ngashaka kwemezwa n'ikimenyetso. Niyo mpamvu rimwe na rimwe usanga abantu Imana babwira ati ngukuriyeho impanuka akanga kubyizera neza kugaragaza nako Imana ariyo yavuze ikamuha ikimenyetso. Wenda urugero, we n'impanuka yo kuzakwica yari ya moto, ugiye kuri moto igukubisa hasi ugize igisebe cyangwa ugakora impanuka y'igare nyine bishaka kukwemeza kubera ko wanze kwemera umva ko atari byo cyangwa se urashidikanya. Ariko Imana yonyine kubera ko yari izi ko bizaba kuko gushidikanya kwawe iguha ikimenyetso kikwereka ko n'impanuka wari kuyikora ugapfa. Gusa ikimenyetso igwa ntago ikwica ahubwo iguha ikimenyetso ko yavuze ko ikurinze impanuka. Iyo ivuze ko ikurinze impanuka ukaba utabishikira neza ikwereka ikiragutuma ubishikira. Urugero nk'ubu urakora impanuka y'imodoka ugapfa cyangwa se ukamara nk'ukwezi uri ku bitaro, iguha impanuka ya moto ukabirwara icyumweru mu mwanya urabirwara umwaka cyangwa se ukwezi. Icyo ni ikimenyetso kandi ikimenyetso kirababaza. Ariko nyina muntu nakwifuriza ikimenyetso. Mutagutindije aragukereza. Sinzi niwo mugana abantu bawumva neza. Utagutinze aragukereza. Abantu nimukagira umuziki ibimenyetso. Uyu muntu ni umuhanuzi, ni umuvuga butumwa. Ikiruta byose nge nkunda amagambo ava mu kanwa kiwe. Yego. Curiye. Karame. Sinzi hari n'abantu benshi bambwiye ko bakunda amagambo ava mu kanwa kawe. Hari umuca inbox kamwe ati David ticyakora tumira abantu benshi. Umuntu wese utumira abafite karitsiye. Yego. Ati umuntu wese mukunda ku buryo bwe bwigize ute yihariye. Kubera ko twese nyine turi abantu ariko ibituvamo si bimwe cyangwa se ibyo tuvuga biratandukanye. Rero buri muntu wese agira ijambo rimukomeza cyangwa se yavuga rigakomeza n'abandi. Nukuvanga ijambo navuga siko warivuga
ariko si ngewe urivuga ahubwo n'uwatugiriye icyizere. we yarambwiye atambwiye ati buri muntu wese uzana rero akamubwira bari abantu uzana ni abantu biza buza amavuta y'Imana tariko buri wese agira karite ageze kuri ati uriya muntu agira amagambo meza ndaseka nawe ati se abana bane bagira amagambo meza ba David nari gusanga umuntu nyine yujuje kate zose zisabwa yego sibyo ugasanga hari ikintu kimwe abura sibyo ugasanga undi nawe ikintu cyose wamukeneraho ugasanga aragifite leta avuga ati buri kintu abantu bakenera tweka abana nanjye reka nishyiremo tugishe ukuri abantu badukurikirana no kuri Rwanda TV akenshi dukunda ubuhanuzi barabukunda abahanuzi barabukunda usibye ko ubu ngubu basigaye bakunda ijambo ry'Imana oya ubuhanuzi barabukunda ariko n'ijambo ry'Imana basigaye baryubaha cyane kubera ko ijambo ry'Imana hari abantu benshi bazi ko ijambo ry'Imana ari ryo riba ritavangiye ariko hari n'abubaka ku buhanuzi akaba yaguhamagara ategereje ngo umuhanurire undi akaguhamagara kubaza ijambo ry'Imana ryanditse wenda reka nivuye kano kantu agafashwa n'ijambo kuruta uko yafashijwe no guhanuza umuntu kumwakira ari kumuvugaho gakeya reka mvuge kano kantu nimuze kuvuga ngo njye ni umupagani cyangwa ntago nzi Imana neza Imana ndayizi yego bari kwigisha ijambo ry'Imana ngiye kuvuga ikintu kiri ku mutima wanjye ndafashwa nkanaryoba nkanafashwa pe kandi nkumva ko ubwo buhanuzi ari ubuhanuzi butagize ute butavangiye ariko ikirenzeho kese iryo jambo ry'Imana Imana yimanutse ikavuga ati David iki Imana imbwiye usoma uyu murongo nibwo bwati ijambo ry'Imana none se oya Imana imbwiye ati genda umve no jambo genda usomere jambo ari ijyanye nibyo ryawe ari ijyanye nyine nibwo uryuba oya ndaryoba navuze ko nsanzwe ryuba ariko ni agaciro kandi kadasanzwe uri agaciro kihariye ari uko ari ibya David ushaka ibyawe ku giti cyawe ubwo ngubwo niyo umuhanuzi twagiye gusenga ukavuga ati hano umuntu harimo abantu Imana ikijije yego basi nizeye ko muri abantu Imana ikijije nanjye ndimo uhita uvuga ati nanjye ndimo abenshi niko twagombye kubifata ko nawe urimo ariko noneho umuhanuzi azaza akambwira ati David umvuka Imana ivuganye nawe ukavuga ati sha ngese burya n'Imana yamenye ko nari ndimo hariya ndi Imana igahita imenya n'izina ryawe cyangwa ikakubwira ati buka ya saha ya saa 8 cyangwa se ya saha ya saa 10 ubwo wakoraga ibi ngibi no ahantu abantu zaducangira ariko bavuga Imana ngibahaye umugisha ariko si mwese yego atashidikanya none se niba atari twese ndi mu kiye cyiciro ariko Imana ije kavuga ati David mva ngo haye umugisha ariko buriya ako kantu nkavuzeho gatoya iyo Imana ivuze ngo mbahaye umugisha ariko si mwese uwuhawe arabimenya n'utawuhawe akabimenya kubera ko utawuhawe ahita yisuzuma ku mutima we ariko turi abantu mwana nyine twese turi abantu ariko David reka nkubwire ni ukuvuga ngo twese turi abantu kandi Imana iravuze ngo iduhaye umugisha ariko si twese ni ukuvuga ngo Julienne azi neza niba ahawe umugisha kubera ko ariyizi kuruta uko David amuzi kabiri ariyizi kuruta uko umuhanuzi amuzi twatwizeye ntago twiyizera cyane kamwe nk'urugero yego Joseph sowe mwaka n'umwana w'Imana yego agakimara kumva ko Mariya yatwite yawe yasabyemera se yarashidikanyije ariko nyuma yawo yageze arabyemera nanjye ako kantu ntago kabaka yageze aremera agushidikanya nitwabera ko turi abantu kandi ikindi turi no mwese ariko ko agushidikanya kwawe ushobora gutekereza ngo ise mu bahawe umugisha nanjye ndimo hanyuma iyo icyo kintu kibaye uhita usubiza amaso inyuma cyangwa se ibyo wiriwe cyangwa uyu munsi ibyo wiriwe yego iyo kibaye icyo kintu none umuhanuzi akahita kuzaho yego akahita kubwira ati David Imana igaye umugisha Imana igaye bikonfirma kangahe niho bikonfirma kuri 90 nukuvuga ngo iyo avuze ngo David Imana iguhaye umugisha ushobora kubyemera nka 99%. uvuga ngo 120%. ugomba kubyemera kubera ko avuze n'izina ryawe 120%. ubyemera kuruta uko yavuga ngo mwumva uko Imana ivuganye nawe avuze muri rusange ariko iyo avuze mwumva uko Imana ivuganye nawe ubyemera bitandukanye nuko wabyemera ngo mwumva uko Imana ivuganye nawe kuko akubwiye wowe byihariye nawe reka kumisha umuhanuzi kandi twese dukunda ubuhanuzi yego sibye ko ijambo ry'Imana ryo ririhariye Imana abantu babyumve ririhariye pe yego nta nubwo twarizera muri bintu turi kugereranya oya ntabwo twarigereranya kuko ijambo ry'Imana ntabwo rigereranyika yego ukuntu ubuhanuzi iyo wicaye undi muhanuzi mugenzi wawe akavuga ati mwumve Imana ivuze nzabagaburira nzabambika nzabakorera ibyo abanzi banyu bashatse kugira ute byabe nimutifuza ko muzageraho nzabibagezaho sibyo yego
ukabura aho ngaho Imana ikavuga ibyo byose ukabona umuntu mwa muri kumwe Imana isiza kumbwira ati umva umvuka Imana ivuganye nawe Imana ivuganye nawe kandi uhita uvuga ati nabyabona bw'abahanuzi bwose bwari ubwuye nyine ukuntu ibintu bimeze weho turi muri iyi si muri ibyo byose nkunda kuvuga ngo mvuka Imana ivuganye nanjye cyane kabiri ngakunda kuvuga ngo akamvuga izina iyo Imana imvuze izina numva mbyibushye kuruta uko ngana uko wirengagizaga ibyo nakubwira umva uze ko ngurafana kuko wamvunye gusa ibyo ngibyo ntibyabura turi muri iyi si ariko ibintu byose turabikunda pe kuvuga ngo mvuka Imana ivuganye nawe no kuvuga ngo mvuka Imana ivuganye nawe ariko cyane iyo ivuze ngo yewe Julienne cyangwa se ikavuga ngo David ubyubaha cyane kuruta uko wumvise muri rusange kuko muri rusange bati birashoboka ko ntarimo cyangwa se bishoboke ko ndimo ariko ivuze izina uyemera kuruta uko wari uri kuyemera ariko mpamya ntashidikanya ko amazina yacu yazi rero bivuze ko kare wamvunaga ubwende mwa akavuge ngo Paul akavugisha kuri kano kana abantu bakumva neza yego by'umwihariko njye nakoze no kubira mu byuma by'amasengesho ahantu henshi dusengera n'abantu badukurikiye namwe muraza kureba musanga ibyo bintu ari byo maze ko ibyo bintu musanga ibyo bintu ari byo barabikoraho iperereza akabona ko dukurikiwe n'abantu benshi baturusha gusobanukirwa tujya gusenga mu byumba by'amasengesho cyangwa se n'ahandi tugasenga turi nk'abantu 500 sibyo yego tugasenga turi nk'abantu 500 tugasenga kuva mu gitondo kugera saa 11 turi no mubi tubimaze n'igihe kingana iki iminsi 2 cyangwa iminsi 3 hari n'abasenga iminsi 5 Imana ajya kudusezeka avuga ati bana banje mwese ko muri icyo mwasengeye ndakibahaye cyarasubijwe iyo dusoje amasengesho yego ntago ubona abantu bajya gutora imbere y'abakozi b'Imana ngo basengera kandi twahoze turi gusenga barahaba kubera iki nta kwizera baba bafite baba bashidikanyije no kuvuga ngo wenda kangusobanurira iki kintu yego n'abadukurikiye babyumvireho no kuvuga ngo birashoboka ko David wizerera mu ijambo Julienne avuga ukavuga ati byibuze uko basenga kose cyangwa se kantange urugero ku muganga iyo ugiye kwivuza tujya kwivuza turi abantu benshi ariko ngiye nigeze mpurira n'umuntu ku bitaro arambwira ati Julienne reka nkubwire twasanzeho muganga ariko dusanga atambaye itaburiye arambwira ngo uyu munsi ubwo ndi bwivuza ariko ntago ndi bukire ndamubaza ati niye mpamvu utarakira kandi wabonanye na muganga arambwira ati impamvu narakira nuko nsanze muganga nta taburiya yambaye ndamubwira ati se itaburiya burya niye guha umuti cyangwa ni muganga arambwira ngo itaburiye ni yera kandi yemeza ko ari muganga uvura ibyazi arambwira ngo iyo yambaye iriya taburiya abahawe ububasha bwo kuvura umuntu akagira gute agakira ngo ariko kubera ko atayambaye ntabwo ari bukire no kuvuga ngo we yizereye muki mwitaburiya ya muganga none asanze muganga nta yambaye afite icyizere ko atari bukire bishatse kuvuga ngo nawe hari udukurikiye cyangwa se nawe ubwawe kavuga ati Julienne yavuze ndafashwa cyangwa se yansengeye ndwaye ndakira abandi bagasenga bakanahanura ntagire na kimwe wumva ahubwo ukaba utegereje ngo Julienne ari wovuga cyangwa se undi muntu abari wovuga cyangwa ukumva ngo byibuze nubwo yandamburaho ikiganza cye byenyine nahita nsubizwa ikibazo mfite ni ukuvuga ngo nimba wizeye ibyo ngibyo gusa nubwo yaza umuntu ari kuvuga indimi nk'iz'abamarayika kandi wizeye ikiganza cya Julienne cyangwa se wizeye ijambo rya Julienne uwo muntu uri kuvuga indimi nk'iz'abamarayika ntacyo yakumarira kubera ko wizeye ko ari Julienne ubishoboye uwo muntu wizeye mu itaburiya yego nanjye ari njyewe atambaye itaburiya ntabwo navuga tuboneyeho no kubwira abaganga nyine ngo bajye bambara amataburiya kuko benshi tujya kwivuza dukeneye n'amataburiya hari umukozi w'Imana umwe njye nakira hano kuri Gonareke TV yego reka turebe ko kuri mikrofone irimo umuriro yes hari umukozi w'Imana umwe njye nakira hano kuri Gonareke TV uvuga ngo buri wese asa na company arimo cyangwa se akoramo yego Julienne ni uri umunyamasengesho uzi ntagaco z'umunyamasengesho yego ntabwo tuzagusanga mu kabari umwe nguzampanura ntabwo bishoboka hano bafite impani hano bikahita bisaba ntabwo byakunda uri mu kabari bivuze nka ntagaco z'umvikana indangagaciro zituranga niba uri umukozi wo mu kabari uwo mu kabari wambara nk'uwo mu kabari Julienne yambaye igitambara gutya usanga yambaye igitenge gutya usanga yambaye kuri afite na Bibiliya ngwita umwaza ati mfasha tinzanira inzoga munzanira akamagana abiri ntago wabikora anabikoze yaba arimo satani ariko ubundi tutanavunitse buri muntu wese icyo akora asa nacyo
ni ukuvuga ngo niba tunagenda ukaba uri mu modoka cyangwa uri mu isoko runaka imodoka irimo abantu barenga 50 ariko buri muntu wese ahise avuga ngo muhigamire mu rukora agire gute yicare cyangwa se atambuka cyangwa se uciye mu isoko umuntu ari kukubaza ikintu ntavuze ngo Julienne ahubwo aravuze ngo ni mu rukore abo bishatse kuvuga ngo icyo umuntu akora asa nacyo niba uri umucanyi w'amakara uzasa n'amakara niba uri uwo gusenga uzasa no gusenga niba uri uwo mu kabare uri uwo mu kabare none rero nanjye ngusanze kwa muganga ntiwambaye itaburiye waye ntagufata nk'umuntu ubwo nukuvuga ngo muganga bafite ikosa afite ikosa kuko yiyambuye umwambaro navuga n'iki kintu yego buriya abantu benshi bagira kwa muganga suko bavurwa n'imiti muganga yabahaye ni ukwizera kuba yagiye kwa muganga kumva ko yafashe imiti akiza bikamwongera akabaga ati nafashe imiti ndaza gukira navuye kwa muganga iki cyonyine kigira ute ubundi kiramworohereza akaba yakira buriya hari ikintu tutajya twizera kwizera ni ikintu gikomeye kandi kwizera kurimo umuti guruta uwo muganga atanga ni ukuvuga ngo ugiye no kwa muganga utizeye ntabwo ushobora gukira ahubwo ufata umwanzuro ukavuga ati niba umubiri uri kumbabaza ndabyuka mu gitondo njye kwa muganga ati iyo mvuye kwa muganga byibuze nkabonana na muganga ndakira agatavuga ati kandi hari ikinini kimwe bajya bampa icyo kinini iyo nkinyweye mpita nkira ni ukuvuga ngo yizereye kwa muganga kari hagiye mu rugo nubwo yabonawe cya kinini azi neza ko atakira atagiye kwa muganga nibaza kuri ba bantu rero yego babana dusoza amasengesho twabyose mu gitondo turi gusenga tumaze n'ibihe by'iminsi 3 cyangwa 4 tubirimo twasoza amasengesho dusoje n'ibihe byacu twataha bakahita bajya kuri abakozi b'Imana ngo basengere yego buri abantu tubaciyeho urubanza bariya abantu bari mu kuri bariya abantu ntabwo twabaciraho urubanza kuko niko kwizera kwabo kungana niho gushingiye bakumva ko umukozi w'Imana bakumva ko umukozi w'Imana uwo ari we wese bizereyemo nabaramburaho ikiganza aribwo barasubizwa kuko na Bibiliya tubwira ngo kwizera tugira cyangwa se kwizera uzagira uko kwaba kungana kose kungana n'akamuto ka sinapi kuzabwira umusozi wimuke uzimuka nuvuga ngo wa mukozi w'Imana bizereyemo nabizere bagafatanya kwizera icyo bashaka baragihabwa ariko kubera ko ari we bizereyemo havuze abavuga butumwa benshi bahanura abantu barenga 5 ntibabyizera bishatse kuvuga ngo nta nubwo bumvise n'ubuhanuzi bwatambutse nubwo babwumvise ariko nta gaciro babuhaye nk'ikiganza bategereje ko kibakoraho ni ukuvuga ngo ategereje ko asoza amateraniro akabyigana kugira ngo ashake umukozi w'Imana kubera ko ari we yizeye kimwe rero nuko ukaraba ukava mu rugo ukajya ku bitaro ukajya gushaka muganga kandi nanone no mu rugo birashoboka ko imiti kwa muganga bagiye kuguha no mu rugo uranayifite ariko wizeye ko nujya kwa muganga aribwo urakira rero ntabwo twabaciraho iteka ahubwo niko kwizera kwabo gushingiye cyangwa se niko kungana yasije tiye kujya mu ijambo ry'Imana atiye kugana n'umuhanuzi wacu nandi kubanza nakuvuga nkavuga ati uyu ni umuhanuzi mwabantu yego usibye no kuba nabivuga ngereka mvuge muri makeya ngiye mu gihe gitoya tumaze iminsi tukanda ivuga butumwa na TV yego nabonye abantu kuko nanjye mfite abantu banje baba bambwiye amakuru y'ukuntu bica nihagaze bahora bayisengera Julie kuri iyi seka mubwire hari abantu beza babaho barahari hari n'abantu baza bakagukunda bakavuga ati n'amafuti yawe tuzayagushyigikiramo wa muntu nicara ntikireho ikintu uyu munsi yego urumva akahita nyandika ati David utakoze se n'ubuhoro agashaka kumenya impamvu utakoze nuvuga ngo natwe turabafite buriya ahubwo reka nkubwire iki kintu akahita koza uzi ko waje mu mugambi w'Imana utakoze ni ikibazo abashaka kumenya impamvu cyangwa se hari ibyo utari wakamushyikirije yarategereje yarayiteguye muri iyo minsi no kuvuga ngo abo babikubwira hari ibintu byinshi bituma baruhuka kuri iyi cano cyangwa se iyo wagerageje gutera intambwe z'ibirenge byawe urugero ukajya gushaka umukozi w'Imana ni ukuvuga ngo hari ijambo wenda rivugirwa kuri iyo televiziyo cyangwa se muri izo ntambwe z'ibirenge byawe watayanze ujya gushaka umuntu hari icyongera kubakika ku mitima yabo iyo bamaze kabiri bitaboneka bahita bumva bacogoye bakibaza ngo ese byabaye biti urugero nk'uwo muntu wakubaje gutyo nanjye nafite abantu benshi bamaze iminsi bampamagara se byagenze bite kudaheruka wararwaye byagenze bite nawe ati ndi muzima navuga ati ndi muzima ahubwo buriya hari icyo Imana kibategurira ariko ndagira ngo mbwira abadukurikiye cyangwa se badukunda hari icyo Imana yabateguriye kuri uyu munsi
ijambo ry'Imana ryo riratubwira ngo iyo Imana igukereje iragutegera, kuvuga ngo Imana yari igitegura ibibakwiriye. Njyewe hari abantu beza kandi noneho n'abo bantu beza mwana reka ngubwire so afite uwo mutima barawufite pe, utekereza ko nta n'amafaranga baba bifite. ni ukuri ntayo rwose ukabona umuntu yarakwikundiye yavuga ati David nta kindi kintu nagufasha sijye kugusenga ngo Imana igira ute, Imana iguha ubuzima cyangwa se Imana iguha umugisha. Reka nkubwiye ukuntu cano yawe ihagaze atuzanye abavuga butumwa banaba uyu n'uyu ni gutya uyu ni gutya uyu n'uyu ni gutya uyu ni gutya bakanamanurira. Oya reka tunabatinyure tuvuge iki kintu, kuvugisha Julienne si uko bafite amafaranga. Hari n'ababa batayafite ariko dukeneye ibitekerezo byabo, hari ababa batayafite ariko dukeneye impuguro zabo. Urugero hari abadukurikira baturusha ibitekerezo cyangwa se baturuta no gukura mu gakiza cyangwa se baturusha n'imyaka, ukaba wanaduhamagara ukaduhugura ukatugira inama mbese ukanatuganiza, natwe tuba dukeneye abo kutuganiriza. Si uko utuganiriza ufite amafaranga gusa, ahubwo n'ibitekerezo twize gute turabikeneye. Rero nimukitinye, natwe turabakunda. Urugero buriya hari nk'umubyeyi twaraye tuganiye, ni ukuri pe ntabwo anzi, ari mu bihugu byo hanze bitandukanye, sinzi n'icyo gihugu uko bakivuga, ariko we buriya aranzi, ariko yarankunze nanjye ndamukunda, ndagira ngo mbimushimire kuri uyu munsi. Ndamushimiye kubw'umutima w'urukundo yagize, nubwo ari mu ntambara cyangwa se mu bimugoye, ariko ndamushimiye kubw'ibiganiro ajya aganiriza abantu. Niba ari ikintu kidasobanutse akabwira ati ahangaha nubwo byagenze gutya ubutaha uzabigenze gutya, uzakosora iki ngiki. Aho ari hose yumve ko mushimiye, ni ukuri pe, kandi musabira ngo Imana imuhe n'amafaranga. Imana yamuhe, Imana ibaha amafaranga, kuko amafaranga niyo dukeneraho byose. Kaboneka nsoka mvuge aka kantu, umuntu agira icyifuzo cyo kurya akajya gusengera ibiryo, kandi ikindi akajya gusengera amafaranga. Usengeye ibiryo, usengeye amafaranga, usengeye imyenda, usengeye n'inzu, usengeye inkweto, byose urabisengeye, ariko usengeye n'iki n'amafaranga. Ariko reka mbakosora aka kantu, ntabwo ibyo bintu byose wabisengera ngo uzabishobore, watagangarira mu nzira. Ahubwo ikintu ukora ni ukuvanga amafaranga, akora ibintu byose, usengera ikintu kimwe gusa. Gishatse kuvuga ngo ni iki icyo kintu usengera? Rero usengera amafaranga. Kuko iyo ufite amafaranga inkweto urazigura, kabiri iyo ufite amafaranga inzu urayubaka, gatatu iyo ufite amafaranga urya icyo ushaka, iyo ufite amafaranga wisiga amavuta ugize gute ushaka, iyo ufite amafaranga ukora urugendo wagize gute ushaka. Rero nari nshatse kukubwira ngo ntugasengera ibyo bintu byose kuko ntiwanabishobora. Kuko nawe mfite n'amafaranga nanjye nafashe ku tike yanjye nza hehe uziburera. Ubwira ntabwo bari gusengera ngo Mana ngo urugendo ngo bigenda, ahubwo Imana iguha amafaranga. Wasengeye amafaranga, Imana iguha amafaranga kugira ngo ugere burera. Urugero nkanjye nanjye nubwejo umunsi w'ejo tuvugana ndi bujye muri Rwamagana ahantu biti Karenge, ubu nanjye ndi gusengera amafaranga. Nese nava ngo Mana ngo ndi kugikarenge ngo none oya, Imana niduha amafaranga niyaza kuko nubona amafaranga nayise tuyakoresha no mu isi ko tuzagira ute, ni ukuri pe tuzabigororera. Rero Imana iduha amafaranga, kandi Imana iduhe n'umutima wo gukunda. Buriya utagira ngo kujya muri Rwamagana si uko nkumbuye ababyeyi cyane, nabo ndabakumbuye pe, nkumbuye barumuna banjye, nkumbuye n'umwana wanjye n'ikirenze kuri iki. Ari Rwamagana gusa ari ku ishuri, ariko nabwo ndamukumbuye. Ariko no kuvuga ngo ikineye kenshi kugira Rwamagana si ukujya kwiyerekana, si uko nkumbuye n'ababyeyi cyane, ndabakumbura pe, ariko turavugana. Ariko ikibinteye cyonyine ni umuntu umwe wenyine gusa wagira amatsiko y'uwo muntu. Umuntu utumye ngira Rwamagana ni umubyeyi wigeze kumpamagara ama icyifuzo cyo kumusengera. Wambaza ngo wamusengeye ku kihe, yamamagaye ejo bundi arambwira ngo musengere Imana ngimuha karondoni. Ngo byibuze ngo niyo wasengera Imana gusa ikama karondoni udupande tubiri, ngo nayitangira icyizere ko Imana inzi. Rero reka nkubwire ejo akajyana manzi mbwiye kuri bukatwara. Narijatse kukubwira ko ntago mfite amafaranga pe, sindi n'umukire, ariko umukire wa mbere ubukire mfite bwa mbere ni mu mutima. Urayafite mbya ejo karondoni uragatwara. Narijatse kukubwira ko ndanagatwara umunsi w'ejo, kandi ntago ndi bugatware katanadoze. Uyu munsi ntegetswe kukadoda nkamujyanira ikanzu doze neza ya karondoni, kuko Imana yaravuze ngo umudayimoni dushoboye gukubita tumukubita. Uvuge ngo
Imana ku mafaranga ufite yongera handi menshi. Yongera handi menshi. Ikindi gihe. Nubwo cyaba ari igihumbi yongere handi. Ikindi gihe nzatware byinshi. No. Rero reka nkubwire Imana niza umuntu ntazaguha icyifuzo ushoboye gukemura. Ahubwo Imana ikongera. Ngo gisengere. Umuntu nakubwira ngo David ngo usengere ngo Imana ngo impe ibyo kurya. Ufite agafuka k'umuceri mu nzu. Ufite agafuka k'akawunga mu nzu. Wadaha ibiro bibiri ugahita wica umudayimoni. No kuvuga ngo umudayimoni iyo umwishe iryo joro Imana nayo yongera igakomereza aho ugize gute ugereshe. No kuvuga rero nago ne kujya gusengera London y'ibihumbi 4 mfite ubushobozi bwo kugura London y'ibihumbi 4. Kandi simpamya ntashidikanya ko atari n'uwo gusa. Imana ni inshobozi. Ishobora kuzaremera nk'abantu batatu. Shara yafite mwa ubu ni Imana yagire menshi. Oya na amafaranga afite byose ni ukwitanga. Byose ni ukwitanga. Kuko nago uzabika umufuka w'umuceri mu nzu ngo uvuge ngo ntabyo kurya ufite. Nurangiza Julienne ninkubwira ngo nsengera Imana imibyo kurya wurira umusozi ngo ugiye gusengera ikiro c'umuceri kandi usize agafuka mu nzu. Oya nago bishoboka. Ahubwo ka gafuka ufite mahi kiro Imana nawe irakwagurira. Cyangwa se ejo hazaza nigashyira Imana izaca izindi nzira nawe. Rero ibintu byose ni ukwigomwa suko tuba tubifite. Ahubwo ikintu cyose ni ukwigomwa. Nanjye ntayo mfite ariko bibe bikiya tubisangiye. Ubaka ngubwe kino kinyarwanda tugikosora. Yego. Urayafite make ari kwifashisha. Yego. Kandi na menshi nuyagira nayo kugira ute? Nayo tuzayafashisha. Ahubwo Imana yongere kuri make yifite ugire menshi. Imana yawe. Kandi kusa ikintu navuga bajya bavuga ngo ukora neza wigendere amatunda yiko mbere Imana ngifite uburyo bwinshi guhembamo ifite inzira nyinshi nawe yacamo ikakugirira neza ubura muntu no kuvuga ngo reka nsenge irondo nibura ngo Julienne zigira ibure yarasenga igihe kingana yayisengeye igihe kirekire hanyuma bidashobotse abisengeye bidashobotse ahita yumva ko Julienne ari ufite ubushobozi bwo kugira gute bwo kuyisengera ariko nago Julienne ngiye nuri uyu musozi ngo ndi kujya gusenga ngo Mana muhirondo nta nubwo mvuze ngo Mana ngo none ngo bigende bit oya ahubwo niba bishoboye ndayimuremeye kubera ko yizeye Julienne nakagombye kuguherekeza Julienne turakwakira umuhanuzi mwiza mukobwa mwiza mwana w'Imana yego amazina yose meza akubereye ukongeraho ngo Esther oya shetu na Esther ukongeraho ngo Esther kuko nese katari David wari inyise katari na mama wambyaye wari inyise kirenze kuri ibyo si umuryango wari ahubwo wangiriye ikizere yabunye ko mukesha Imana Julienne bitanyuze angira avuga ngo nyongeyeho na Esther byarushaho kuba byiza turakwakira mu ijambo ry'Imana mukozi umuhanuzi mwiza murakoze cyane tamiki yadusigaranye uyikoreshe neza kandi tugiye amagambo y'ubwenge anadushyigikire wenda iki ni kintu navuga n'abantu baza gusigikira yerekwa n'iryo sengesho wasenge uwo muntu byo kwaze kurizamura ukamushyigi nge ntago narizamura ahubwo narishigikira n'abantu baza gushyigikira icyo gikorwa Julienne azagere mu mudugudu afasha oya tugomba kubikora kuko sinzi niba Julienne ushobora kuba afite Imana ishobora byose kandi sinzi akajyamo nkunda kuvuga kenshi cyane abantu benshi niko basigaye banyita kuri Go Nike TV sigaye bavuga ngo nahatari inzira ari mu kwayo nago bagiye amagara Julienne ahubwo basigaye bavuga ngo nahatari inzira ari mu kwayo kakanagira kagize amatsiko nakubaza tuzisobanura nago Julienne bakivuga niyo umuntu amamaga yavuga ni wowe Julienne ngo natari inzira ni mu kwayo nkahita numva ko kantu nyine karabashimishije no kubera ko natari inzira ari mu kwayo nawe yamamagara ari kubona ko nyine nta kindi ndi bumufashe kubera nzi ubuzima karasekeje pe natari inzira ni mu kwayo no kuvuga ngo yaburiye inzira muri Rwamagana aburira inzira muri Karenge we yanambwiye none ngo nagiye na Samatare ngiye gusengera uwo mwambara Samatare ni mu buvumo sinzi niba uhazi rero ndahazi nanjye narahagiye ariko urebye abantu yagiye gusengera London y'ibihumbi 4 inshuti yanjye haragoye noneho inzira iburira muri Rwamagana iburira ni Karenge iburira na Samatare ahubwo inzira ibonekera hehe muri Burera kwa Julienne ndabyumva neza ariko umuntu rwose abantu bahita bakura ishusho ye bahita bakura ishusho ye niba nawe warabuciye bahita wumva ubuzima bwabaye uhita wumva ubuzima no kuvuga ngo niba ari umubyeyi London ya binye reka nkubwire bura David yaryamiwe niba ari umubyeyi akaba asengera London ya binye kandi nzi neza ko afite abana bane n'umugabo aburiya mituweli yo iraboneka nyine bahita babyumva
yanjye namaze nasuza abantu badukurikiye kuri Gonike TV no ku yindi televiziyo turi kumwe. Ndabasuhuje amahoro y'Imana be namwe kandi ndabakunda. Amakuru yanjye ni meza, nizere ko namwe mumeze neza. Tugiye kumva ijambo ry'Imana ariko tutarumva ijambo ry'Imana, ndagira ngo tumanze dusenge. Dusengera no kwizera kugira ngo Imana iduhe kwizera no kwihana. Amen. Kuko kwizera twumvise ko ariyo password y'ibintu byose. Icyo wizereye ari cyo kigukorera. Icyo wizereyemo ari cyo kigufasha. Niba wizeye ko tugiye kumva ijambo akaba ari ryo rigufasha, Imana ibigenze nko kubyizeye. Niba wizeye ko Julienne ari guhanurira akaba ari byo bigufasha, Imana ibiguye nko kubyizeye. Niba wizeye ko urumva ijwi rya Julienne gusa ugasubizwa ikibazo ufite, Imana ibiguye. Uri Imana nziza, uri Imana idukunda, uri Imana y'amahoro, izina ryawe nirishimwe. Nushimwe ko warinze abakunzi bacu ndetse n'abatadukunda, ubongerera iminsi yo kurama no kuramuka, ubongerera iminsi yo kubaho, nubwo bamwe barwaye cyangwa se abandi bakaba bafite ibibazo bitandukanye, ariko twongereye iminsi yo kubaho turi guhumeka umwuka w'abazima, ahabwa icyubahiro. Nushimwe kandi ko wabarinze natwe ukaturindira muri Burera, David nawe uramurinda muri Musanze. Nushimwe ko warinze intambwe z'ibirenge bye akagera muri Burera amahoro, izina ryawe nirishimwe. Si inyungu ze yararimo, ahubwo ari mu nyungu z'umurimo w'Imana. Twebwe twese turi mu murimo w'Imana, twishishikariza abantu kugira ngo twumve neza y'Imana no gukora kw'Imana no gutabara kw'Imana. Nyemerera rero abantu bose badukurikiye tugiye gufatanya kumvira ijambo, udushigikire kandi buri muntu wese uhaze kwifuza kwe. Dufite ibyifuzo bitandukanye, ntacyo namenye utarabimenya, ariko iyo tugiriye icyizere uduha icyizere cyo kumenya hejo hazaza. Ngaho nyemera abantu bose badukurikiye bafite ibyifuzo uhaze kwifuza kwabo. Unyemerere ubabere dogiteri w'abadogiteri, ari abarwayi, ari abakeneye amafaranga uyabahe, ari abakeneye ubuzima bwiza ububaremere, kandi imbaraga zawe ziboneka kuri buri muntu wese udukurikiye. Ngaho nyemera utwagure mu buryo bw'umwuka ndetse no mu mubiri, komeze kuturwanira intambara tutazi ndetse n'izo tuzi, iz'iburyo n'iz'ibumoso zirwane. Turagutumiye Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Nyemere tubane natwe muri aya masaha cyangwa se iminota tugiye kumara imbere yawe. Udushigikire ubane natwe, ni mu izina rya Yesu urakoze. Amen. Hanyuma tugiye gusoma ijambo riri muri Yesaya. Tugiye gusoma ijambo riri muri Yesaya 40 umurongo wa mbere kugeza kuri 5. Reka twumve uko hatubwira. Zaburi ya 45. Yesaya 45. Yesaya 45 umurongo wa mbere kugeza kuri 5. Umutwe w'amagambo avuga ngo ibyakuro n'iby'Abisiraheli uko ibyakuro n'iby'Abisiraheli uko bazagaruka. Yego. Ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro. Ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro. Uwo yishimisha. Uwo yimikishije amavuta. Ati. Ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro, uwo yimikishije amavuta. Ati. Niwe mfashe ukuboko kandi kw'iburyo. Nkamureka nkamukomeza cyangwa se nkamuneshereza. Ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro, uwo yimikishije amavuta, niwe mfashe ukuboko kandi nkamukomeza, kabiri nkamuneshereza amahanga ari imbere ye. Kandi kandi kirenze kuri ibyo nzakenyuruza abami kugira ngo mukenyeze. Nukuvuga ngo hari ab'Imana igiye gukenyuruza kugira ngo igukenyeze, hari ab'Imana igiye kubuza amahoro ku buzima bwawe, hari ibyaburiye igisubizo Imana igiye guha igisubizo, hari ibyabuze ijambo Imana igiye guha ijambo. Kuko aravuze ngo ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro, uwo yimikishije amavuta, kabiri avuga ngo kandi niwe mfashe ukuboko nkamuneshereza amahanga ari imbere ye. Kugira ngo mukingurire inzugi z'imiringa kandi kirenze kuri ibyo amarembo ntazugarirwa. Nukuvuga ngo inzugi z'imiringa ziri imbere yawe ni nyinshi cyane. Hari amagambo ashobora kuba ari inzugi z'imiringa waburiye inzira, hari uburwayi ashobora kuba ari inzugi z'imiringa, hari bwihebe bikugose imbere yawe cyangwa se waburiye igisubizo, hari uburwayi butandukanye waburiye igisubizo, hari intambara zitandukanye ku buzima bwawe wananiwe kurwana, hari ideni wananiwe kwishyura, hari intambara mu rugo iwawe waburiye igisubizo, ugiye no mu muryango ubura wakugira inama, ariko umva uko Uwiteka avuganye nawe ngo Uwiteka aravuze ngo uyu niwe Kuro nimikishije amavuta, niwe mfashe ukuboko kandi ndamukomeje.
ntabwo ari kuro wo muri Bibiliya wa kera turi kubwira rata, ahubwo kuro ni wowe kudukurikiye, wowe udukurikiye uri kuro, nanjye uvugira ijambo ndi kuro. Ni twebwe Uwiteka afashe amaboko kandi aradukomeje, kandi kabiravuze ngo azatuneshereza amahanga ari imbere yacu. Nukuvuga ngo amahanga, ufite amahanga kugose, atakwifuriza kubaho neza, atakwifuriza icyiza, atakwifuriza ko watera imbere nk'abandi. Ufite amahanga atakwifuriza ko wahabwa akazi nk'abandi. Ariko turashimira Imana ivuganye natwe kuri uyu munsi, akimana ari yidufasha ukuboko, kabiri ko yiteguye kutuneshereza amahanga ari imbere yacu. Yego. Kabiri, nzakujya imbere ataringaniye maringaniza. Aravuze ngo kandi ikirenze kuri ibyo, azakujya imbere wowe udukurikiye, twebwe twese azatujya imbere, azaringaniza ahataringaniye. Ni ukuvuga ngo aho wabonaga ari imisozi, Uwiteka nyiribihaje kuringaniza ahataringaniye. Ni ukuvuga ngo ibyo wabonaga ari intambara, waburiye igisubizo, Imana ije gutanga igisubizo kuko ije kuringaniza ahataringaniye. Aho wabonaga warabuze urubyaro, Imana ije kuringaniza ibitaringaniye, nawe iguha amahoro n'umunezero mu mutima, nawe kuremera umwana, kuko yahaye Sara umwana ashaje, abona nta nzira, abona nta gisubizo, n'imiryango ibona ko byarangiye. Imana uko yazuye ubuzima bwa Sara ikamuha umwana ashaje rata, anshatse kukubwira ko nawe Imana ije kuringaniza ibitari biringaniye. Yego. Yego? Yego. Nzamenagura inzugi z'imiringa. Ibirenze kuri ibyo, nzamenagura inzugi z'imiringa, ndetse n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri, kugira ngo ahataringaniye Imana iharinganize. Igiye gutanga ingabo ntoya ndetse n'inini zirwane ku buzima bwawe. Izamenagura inzugi z'imiringa ndetse n'ibihindizo by'ibyuma izabicamo kabiri kugira ngo utabarwe. Atabaye Imana ibikugose ntago wabicamo ngo bikushobore. Atabaye Imana ibi ntambara ziri kukurwanya ntago wazirwana ngo uzishobore. Hatabaye Imana iyo deni ntiwabyishura. Hatabaye Imana akazi ntiwagahabwa. Hatabaye Imana urugo ntirwakubaka kabone nubwo ruri ku manegeka. Hatabaye Imana abana bawe ntibakubaha. Hatabaye Imana abana bawe baba inzererezi. Ariko Imana y'amahoro turayishimiye kije kuringaniza ahataringaniye. Ibihindizo by'ibyuma byatwigizeho karande ije kubicamo kabiri, kandi inzugi z'imiringa iraje zimenagure ku buzima bwawe. Nawe Imana iguha akazi, nawe Imana iguha igikundiro, Imana iguha umwana, Imana iguha inzira aho wabuze inzira, Imana iguha imibereho aho wabuze imibereho, Imana iguha ibyo kurya rata. Amen. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima. Kandi Imana y'amahoro izaguha ubutunzi buri mu mwijima, akabiri izaguha n'ubutunzi buri ahandi hantu hatagaragara cyangwa se hahishwe. Yego. Ni ukuvuga ngo bigaragariye amaso y'abantu. Yego. Ntago waba ukibubonye. Imana y'amahoro iraduhishira kugira ngo batatuvutse imigisha Imana yadusezeranije tutarayinjiramo. Imana y'amahoro ikakureka ukamanza wahura n'ibikugora, ukamanza wahura n'ibikurwanya, ukamanza wahura n'ibikugerageza, ariko hari icyo Imana iba yaraguhishiye kitagaragarira amaso y'abantu. Ni ukuvuga ngo ibigaragarije amaso y'abantu bagukura mu buzima cyangwa muri iyi si utaragera ku byo Imana yagusezeranije. Ni ukuvuga ngo Imana y'amahoro izi ubwenge butandukanye n'ubw'abana. Izaguha ubutunzi, izaguha n'ubundi buri ahantu hahishwe cyangwa se buri ahantu hatagaragara. Ni ukuvuga ngo bugaragaye hari abatifuza kububona, ariko Imana ni nziza. Imana y'amahoro ijya imenya ibidukwiriye, ikavuga ngo nubwo Julien ari guca mu bikomeye, yewe udukurikiye nubwo ufite ibigukurura bigusubiza inyuma, Imana y'amahoro yakubikiye ibintu byinshi umwana w'umuntu atazi. Nubwo ari kukubona mu isura y'uyu muntu, Imana yakubikiye abana b'abantu batarabonesha amaso yabo. Imana y'amahoro tugirire neza. Dukomeze twumva uko hatubwiye. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima. N'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko Uwiteka ari we wavuganye nawe, cyangwa se kugira ngo umenye ko Uwiteka atandukanye n'abantu. Kugira ngo umenye ko ari nje Uwiteka uguhamagaye, kugira ngo umenye ko ari nje Uwiteka uguhamagaye mu izina, akuruta uko abandi bantu batumenya. Haleluya, haleluya. Kugira ngo umenye ko ari nje Uwiteka uguhamagaye, ko ari njewe Mana ya Isirayeli igiye kukuneshereza amahanga ari imbere yawe, igiye kukuneshereza intambara ziri imbere yawe, igiye kukwishurira ideni wananiwe kwishura. Turashimira Imana ijye tumenya n'amazina. Haleluya, haleluya. Turashimira Imana itumenya n'amazina ikamenya naho tuvuka.
igiye kutuneshereza amahanga ari imbere yacu. Kabiri igiye kumenagura inzugi z'imiringa. Ibihindizo by'ibyuma bigiye kubicamo kabira kugira ngo igutabare, kugira ngo itabare Julienne, kugira ngo idutabare bidashoboka, kugira ngo idutabare bamaze kuduciraho iteka. Imana y'amahoro itugirire neza. Hadushimiye Imana itumenya amazina kugira ngo umenye ko ari we Mana nyakuri. Hadukomeze. Umurongo wa 4 handitse ngo kubw'umugaragu wanjye Yakobo, kubw'umugaragu wanjye Yakobo Isirayeli natoranije, kubw'umugaragu wanjye udukurikiye, kubw'umugaragu wanjye udukurikiye, cyangwa se kubw'umugaragu wanjye Julienne, nguhamagaye mu izina ryawe nubwo utigeze kumenya. nguhimbye izina. Haleluya, haleluya. Imana y'amahoro iguhimbye izina, wowe udukurikiye nubwo utarasobanukirwa Imana nyamana, nubwo ufite ibyakugoye, nubwo wabaswe n'ibyaha, nubwo wabaswe na karande, ndagira ngo nkubwire ngo Imana iguhimbye izina nubwo utigeze kuyimenya, nubwo yagukoreye byinshi ntubiha agaciro, nubwo yagukijije byinshi ntubiha agaciro, ariko Imana y'amahoro itareba nk'abantu. Areka nkubwire ngo Imana iguhimbye izina nubwo utigeze kuyimenya, nubwo utigeze kumenya imirimo yayo, nubwo utigeze kumenya ko n'ubuzima uhagazemo ari ukubera Imana. Imana ntago yitaye kuri umunyabyaha. Bishatse kuvuga ngo Imana tugitekereza gukora iki kiganiro cyangwa se tugitekereza kuvuga ijambo, Imana yabanje yeza imitima yacu. Impamvu muze ngo Imana yabanje yeza imitima yacu nuko ivuze ngo kubw'umugaragu wanjye natoranije Yakobo. Yakobo ni wowe ubwirwa, Yakobo ni Julienne, Yakobo Isirayeli natoranije, nguhimbye izina nubwo utigeze kugira gute kumenya. Yego. Nukuvuga ngo ntago wigeze kuyimenya, hari ibyo yakoze ntiwamenya ko ari Imana yabikoze, hari intambara yakurwaniriye ntiwamenya ko ari Imana yayirwanye, hari ideni yishuye ntiwamenya ko ari Imana yishuye, ariko Imana y'amahoro iravuze ngo nubwo utigeze kuyimenya yongeye kukugarukaho, nubwo utigeze kuyimenya yongeye kukurwanirira, nubwo utigeze kuyimenya yongeye kuguha agaciro, ititaye kuri umusambanyi, ititaye kuri umunyabyaha. Nari nshatse kuvanga Imana yatwejeje. Yego. Hano ari umurongo wa 5 uryoshye cyane. Ari umurongo uvuga ngo ninjye Uwiteka nta wundi. Ninjye Uwiteka nta wundi. Nta yindi Mana ibaho ni. Ninjye Uwiteka nta wundi kandi ninjye we Mana ibaho. Bishatse kuvuga ngo nta wayimanjirije ndetse nta nuzayiheruka. Kabiri ntago yigeze yimamamaza ngishyirweho n'amatora. Gatatu ntago yatowe n'abana b'abantu. Ko yavuze ngo ninjye Uwiteka nta wundi. Nta nuwamumanjirije. Ni njyewe Imana izahoraho kandi ni njyewe uriho. Imana itugirire neza. Yego. Umurongo wa 5 avuga ngo nzagukenyeza nubwo utigeze ukenyera. Ikirenze kuri ibyo nzagukenyeza nubwo utigeze ukenyera, nzakugaburira nubwo utigeze kumenya, nzakwambika nubwo utigeze kumenya, nzaguha agaciro nubwo utigeze kumpa agaciro, nzagukenyeza nubwo utigeze kunsobanukirwa cyangwa se nubwo utigeze gukenyera. Imana y'amahoro gukenyeza, Imana y'amahoro kwambika abambaye ubusa, Imana y'amahoro kugaburira abatarariye, Imana y'amahoro kwishurira abantu ideni, Imana y'amahoro kubakira abantu amazu, Imana y'amahoro gutanga amahoro mu ngo zari zubatse ku manegeka. Iravuze ngo nzagukenyeza nubwo utigeze gukenyera, nzagukomeza nubwo utigeze gukomera, nzakwagura nubwo utigeze kumenya. Imana y'amahoro tugirire neza. Imana y'amahoro igiye guca mu bikomeye kugira ngo ikore ibikomeye ku buzima bwacu, nubwo tutigeze kuyisobanukirwa, nubwo twaduhuye n'ubutunzi tukadamarararata, nubwo twageze muri iyi si tukadamara tukibagirwa hejo hashize. Imana y'amahoro tugarutseho. Amen. Imana y'amahoro itugarutseho. Hari ibyatumye tudamarara, hari ubuzima bwatumye tudamarara, hari imibereho yatumye tudamarara. Reka nkubwire ngo ibyo byatumye tudamarara. Imana y'amahoro itugarutseho. Imana y'amahoro ibanje kutwezereza ubugingo. Iyo bitatwejereje ubugingo ntago ibivuze ngo nubwo tutigeze kuyimenya itugarutseho. Hanyuma nawe Imana ikugiriye icyizere, nanjye Imana ingiriye icyizere. Birashoboka ko utayisobanukiwe, birashoboka ko utayihaye agaciro, ariko Imana y'amahoro ikugiriye icyizere. Iravuze ngo iraje iringaniza ahataringaniye ku buzima bwawe. Yego.
ahataringaniye ni heshi, ibikugoye ni byinshi, ibyo byose biri mu bintu bitaringaniye, ibikuruhije biri mu bintu bitaringaniye rata. Kubura ikintu washakaga kandi ufite amaboko yo kukigeraho ukumva wakora ukakigera ariko ntibikunde, ibyo biri mu bintu bikuremereye, ariko iravuze ngo imisozi iri imbere yawe iraje yiringanize kugira ngo nawe ucyamike ku buzima bwawe. Imana itugirire neza. Ngo niwe Yakobo nahimbye izina mugaragu wanjye. Hanyuma utuyereye umubyeyi mwiza cyangwa udukundiye, watwongeza umurongo wa 6 wonyine. Wongeza umurongo wa 6? Yego. Umurongo uraryoshye noneho. Reka usome neza. Kugira ngo uhereye iburasirazuba, kugira ngo uhereye iburasirazuba ukageza iburengerazuba, bamenye ko ari nta yindi ihora, kugira ngo bamenye ko nta yindi Imana ihoraho itari njyewe. Hari mu majyaruguru no mu majyepfo, hari mu bihugu bitandukanye, hari mu majyaruguru, nshatse kuvuga ngo impande zose, isi yose bamenye ko ari we Mana nta yindi. Umva kuntu urangira. Ninjye Uwiteka nta wundi. Ninjye Uwiteka nta wundi ubaho, ninjye waremye amahanga atandukanye, ndangeje nde mu Rwanda, ndema amajyepfo ndema n'amajyaruguru. Imana itugirire neza. Bishatse kuvuga ngo niyo Mana yaremye umugore, irema umugabo, irema umwana ndetse irema n'umuntu mukuru. Nuvanga ariko twese imbere y'Imana iravuga ngo umva mwana wanjye. Umva reka mbongeze uno murongo wa 7. Umve neza iby'Imana ikora. Haleluya. Reba nira neza. Kodinga. Ninjye urema umucyo. Ninjye urema umucyo. N'umwijima. N'umwijima. Nkazana amahoro. Ninjye urema umucyo, nkarema umwijima, nkazana amahoro. Nukuvuga ngo niwe wemera ko azana ibibazo, akazana n'ibisubizo. Niwe urema amakuba, akazana umunezero ku buzima bwawe. Bishatse kuvuga ngo ubuzima uhagazemo, wowe udukurikiye, wowe turi kuganira, bishatse kuvuga ngo ubuzima urimo nta kigeze gitungura iki Imana. Kuko iratubwiye ngo umwijima niwe urema, umucyo niwe urema, umunezero niwe utanga, umubabaro niwe utanga. Imana y'amahoro itugirire neza. Nukuvuga ngo ibyo uhagazemo byose, intambara zikugoye, ibibazo bikuruhije, wabuze urubyaro, wabuze akazi, nta kibi Imana itagize gute, itacyemeye. Ariko iravuze ngo ije kuringaniza ahataringaniye. Nukuvuga ngo kubura akazi byari bikubereye umusozi, kubura ibyo kurya byari bikubereye umusozi, kubura imyambaro byari bikubereye imisozi, kubura aho gutura byari bikubereye umusozi, ideni ufite bikubereye umusozi. Tayabini konta jevedo sanseni niwe dusa. Nukuvuga ngo ndetse n'urwangano ruri ku musozi w'iwanyu, cyangwa se agaciro waburiye ku musozi w'iwanyu, ibyo nabyo biri mu bushake bw'iki bw'Imana. Kugira ngo ratubwira ngo umuntu uzaba ukomeye amanza yaca mu bikomeye. Kuko iratubwiye ngo niyire mu mwijima ikarema n'umucyo. Bishatse kuvuga ngo yabishatse yaguha umunezero, yabishatse yatuma ubabara. Kuko ijambo ryarambwiye ngo twapfushije izitwa Imana, atwabyaye izitwa Imana. Bishatse kuvuga ngo nupfusha Julienne nzaba ndi gushima ko Imana yampaye umwana, nubyara nzaba ndi kurira ko nanjye napfushije, kandi nunaburara njye nzaba ndi gushima Imana ko yampaye iki ibyo kurya. Kuko ibiri mu isi byose ni ibyayo, kandi ijya yemera ko byose bitugeraho. Nari nshatse kubwira abadukurikiye rero, ikibazo uhagazemo, ikigeragezo uhagazemo, intambara uhagazemo, ibiri mu isi byose ni ibyayo. Kugira ngo niyire mu mucyo ikarema umwijima, ninjye uzana umubabaro nkazana n'amahoro. Nukuvuga ngo nta kintu na kimwe twigeze tuburana Imana, ahubwo Pasquade y'icyo kintu atwizere ko Imana ikuyeho imisozi imbere yacu, iringanije ahataringaniye. Kandi ikintu cyanejeje nuko yavuze ngo ije kumenagura inzugi z'imiringa haziri imbere yacu. Gatatu iravuga ngo ndetse n'ibihindizo by'ibyuma byari biguteye ubwoba, ibyari biguhangayikishije, Imana ije kubimenaguramo kabiri. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iri jambo bishobora kuba utari kunze nkuko ndikunze. Iri jambo bishobora kuba atari n'ubwa mbere uryumvise. Iri jambo ni irisanzwe, ariko muri njyewe tewe nuko ndyumva ntago ari ibintu bisanzwe. Wakwibaza ngo Bibiliya kirimo ibitabo byinshi, nukubera iki twasomye iri jambo. Ariko ni mu mugambi w'Imana, kandi Imana igira ibidukwiriye akabiri ibyiduha. Nukuvuga ngo Imana igiye kukomara igikomere kingana n'iri jambo ikubwiye. Nuvuga ngo nawe hari ibyakubereye umusozi, ntago Imana ikubwiye ko igiye kwitsa umusozi ntawo uhari.
wowe ugiye kubyumva bishatse kuvuga ko ufite umusozi, wowe ugiye kubyumva ufite ibihindizo by'ibyuma biri imbere yawe. Imana y'amahoro nishimwe ko ibyo byose bikuyeho. Mwakire neza ijambo ry'Imana abadukurikiye. Yes, turabashimiye cyane mukozi w'Imana kubw'ijambo ryiza. Reba ko mikrofone irimo amabuye. Yego yarimo. Yes, Imana ishimwe. Mbangira ngo numve ko abantu bari kumvijwe neza. Ngewe najyaga n'inkuru nakwivugira ngo ibitugeraho byose Imana iba yabyemeye, nta kitatugira Imana gifite mu ruhari, nta na kimwe ngo buri kimwe cyose kitugeraho, ariko ukaba wamaze umurongo utagira ute ubyanditsemo. Tarengera iryo jambo ryanjye nyine wari uzi wenda ko ibitugeraho byose Imana iba yabyemeye, ariko n'uwakakubajije ngo byanditse ntabwo wakagomye ko ntabwo wakamenye ko byanditse muri Yesaya. Nahane henshi umuntu yakagenda akaza kubihengeka, yego byiba iyo umaze kubona ko ibyo uvuga bifite isano. Tugiye gusoma muri Yesaya umurongo wa 7 nahise ufata mu mutwe. Yego ningiye ure mu mucyo, hare mu mwijima, hazana amahoro, hazana n'amakuba. Ariko bura David kankubwira, nta wundi Uwiteka ningiye ukora byose. Nuvuga ngo Imana y'amahoro ningiye ukora byose, ibyo byose no kuvuga ngo ibyo bikora. Imana y'amahoro igiduha ibidukwiriye kugira ngo ivuge ngo niyire mu mwijima ikarema n'umucyo igatanga amahoro. Izi ko nta mahoro dufite mu mutima, izi ko n'ibituremereye ari byinshi, izi ko abantu duheranywe n'umwijima kubera kubona utinze mu isezerano kandi wabuze kwizera, ugahita wumva ko atari Imana yavuganye nawe, ugahita wumva ko atari Imana yavuze. Ariko irongeye iravuga kuruta uko Julienne yabihanura, aravuga ngo ningiye ure mu mwijima nkarema n'umucyo. Kabira avuga ngo ningiye utanga amahoro, ningiye Uwiteka wemera ko ibyo byose bigira gute bibaho. Nuvuga ngo umuhanuzi ashobora kubihanura ntubyizere, abigashoboka ko wanavuga ko wenda amarangamutima yabonetse, ariko turashimira Imana ari yibivuze atari Julienne ubivuze. Ntabwo nigeze nitira ngo mvuge ngo mvuke Imana ivuganye namwe, ariko Imana yo yabonye ko iri jambo rigukwiriye. Dushimiye Imana ko iduhaye amahoro. Miyukaritse tugasoze iby'Imana ikora biradu ishyemo neza, utaza kwica amenyo, ishyemo gake gake. Ngucikinga sound kihari, sound irahari. Ni ukuvuga ngo Imana y'amahoro yabonye ko nta mahoro dufite. Kabiri ibona ko duheze mu mwijima cyangwa se mu rungabanga, ibona ko amahoro ari yakwiriye kuduha. Ariko amahoro iyo ufite amahoro ibintu byose birizana. Dushimiye Imana ko ivuze ko n'amahoro iyatanga. Kabiri avuze ngo ifite amahoro arenza y'abana b'abantu. Umwana w'umuntu ashobora kuguha amahoro akagwaye umunsi umwe, hatu uyu munsi ntago ndi bumutoteze, uyu munsi ntago ndi bumwangirize mu bintu bishoboka byose, agwaye amahoro y'isogonda rimwe cyangwa y'umunsi umwe. Ariko dushimiye Imana iduhaye amahoro. Kuba dukurikiye ndagira ngo mubwire ko umuntu wese udukurikiye, ukurikira Goneke TV, udukurikirana kuri televiziyo zose dukoreraho, Imana iguhaye amahoro. Aho waburi wabuze inzira, Imana iguhaye inzira. Aho waruri mu buzima bw'amanegeka, Imana iguhaye ubuzima bufatika, kuko yavuze ngo niyire mu mucyo ikarema n'umwijima. Bishatse kubanga icyo twashaka cyose Imana irakiduhaye. Natari inzira ni mukwaye. Akandi reka nkubwire, hari ijambo nakunze kumva cyane ngo Imana igukiza yari ikurwaje. Imana igukiza yari ikurwaje. Bishatse kubanga Imana ntago yaguha amahoro utari ufite umubabaro, iguha amahoro wari ufite agahinda cyangwa umubabaro. Bishatse kubanga Imana igukiza yari ikurwaje. Julienne turagushimiye cyane kuko ijambo ryiza tugejejeho. Byo kuri nge nuzuye umunezero, nuzuye ibyishimo. Amen. N'abantu badukurikiranira ko buzuye ibyishimo, n'umuntu utagira kwizera sinzi ukuntu yaba ameze. Tumusabiye kwizera. Sinzi muri iyi minsi abantu dufite ibikomere byinshi, ariko nabwo tukeneye kwizera. Dufite ibyadukomerekeje cyangwa se dufite ibyatujyanye kure, ariko hari ijambo rasomye avuga ngo iyadukomerekeje niyo izatwomora. Kuko ndatekereza ko nta mwana w'umuntu wagukomeretsa Imana itabigambiriye. Bavuze ngo niyire mu mwijima ikarema n'umucyo. Urumva niba wishingikiriye iyo jambo wakomereka binganite, uravuga ngo ni Imana yagize gute yabyemeye. Iyadukomerekeje nizagira gute izatwomora. Julienne turagushimiye cyane. Rero ndagira ngo twibutse abantu badukurikiye, tubabwiye nimero yawe ku muntu wakenera kuvugana n'umuhanuzi w'Imana, kuvugana n'abamenya, ku muntu wakenera kumva ahazaza he.
reka rero twebwe ahazaza hawe dushaka kumenya amakuru y'urugendo uri gukora dushaka kumenya amakuru bizakuba ejo vugana n'umuhanuzi w'Imana. Hanyuma David tutaravuga nimero akamvugane n'uyu muntu udukurikiye. Hanyuma uyu muntu udukurikiye ntabwo ari mu gihugu cy'u Rwanda, aho ari hose ntabwo ari mu Rwanda, ariko uyu muntu afite ikibazo. Yagiye hano ahamagara abahanuzi batandukanye akababwira ikibazo afite. Hanyuma ikimenyetso ntaravuga ibyo byose, ikimenyetso Imana yampaye, hari n'uwigeze kumuca amafaranga ngo nabanza atanga igitambo cyo kugira ngo Imana imuhe umwana. Hanyuma amafaranga ayatanga nk'igitambo. Ndagira ngo ngutangarize ko Imana y'amahoro ivuganye nanjye ngo nkubwire ngo Imana y'amahoro itanga umwana abidaciye ku mwana w'umuntu.